Abakurikiye umuyoboro wacu wa Vision Health TV turabasuhuje kandi tunabahaye ikaze. Amazina turamenyeranye ni Mbonigaba Job. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rishobora guhindura ubuzima bwacu kandi rikagira byinshi rihindura mu mibereho yacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira amwe mu magambo yanditswe n'abanyamateka, aho baduhaye isomo rikomeye cyane mu buzima rishobora kuba ryahindura byinshi mu mibereho yacu. Ku muntu ugerageza, ubwo tugiye kuvuga ku muntu ushobora kuba yasoma ibitabo byinshi ariko ugasanga ibyo bitabo asoma ntago ahirimbanira kugira ngo ibyo bitabo bibe byahindura impagarike yiwe. Ugasanga uyu muntu we imyitwarire yiwe ni imyitwarire navuga yuko arasoma ibitabo byinshi, ashobora kuba navuga yuko abamureba. Uyu muntu ugasanga afite ibitabo byinshi acukumbura akabyiga biri mu ndimi zitandukanye kandi bigaragaza ubuzima busanzwe bwa mwene muntu, ariko ugasanga nubwo abisoma ntago ahirimbanira kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo asoma. Reka nse nkaho natanga urugero, ugasanga ni umukirisitu ariga ibitabo by'iyobokamana, ariko ugasanga ibyo bitabo akunda gusoma yaba ari Bibiliya cyangwa se n'ibindi bitabo, indirimbo araziga, akigira amateka ku batambutse, ukuntu imibereho yabo yari imeze, ariko n'ukuntu baje guhinduka bakaba abantu bazima, ariko ugasanga we ntabwo ibyo bimuraje inshinga. Rero navuga ngo uyu muntu ameze nk'umuntu uhinga umurima agakomeza agahinga ariko atajya yicara ngo atere imbuto. Ni ukuvuga ngo umusaruro w'uwo muntu ntuboneke. Aha rero turahakura isomo rikomeye cyane, aho umuntu akwiriye kumenya yuko akwiriye guhindura ingendo yiwe, agakora ibintu kandi ibyo agerageza kuba mu yandi magambo ibikorwa bye, imvugo ye ikaba n'ingiro ikajyana n'ibikorwa. Kuvuga amagambo ariko atarimo ibikorwa, n'abongereza baravuze ngo the action speak louder than the words. Bivuze ngo abantu barayamaze baravuga ngo ibikorwa birivugiye kurenza amagambo. Ibyo bitabo wasomye, ijambo ry'Imana wize, haranira kugira ngo use nabyo kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi, kandi abantu bose babera abarumodo bajye bakwigiraho. Rero navuga ngo umuntu utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo wibuke gukanda ku nzogera kuri subscribe, wibuke gukanda no ku nzogera. Kandi ibiganiro byacu yaba ari abato ari abakuru ni ibiganiro byubaka, bishobora kuba byahindura amateka y'ubuzima bwacu, bikadufasha kugera ku nzozi, ibyananiranye kuri twebwe bigashoboka. Navuga ngo rero reka umugenga wa byose ajya tubashisha guhinduka, kandi nubwo umuntu yaba afite karagiteri zidashoboka, ariko uko umuntu agenda arwana intambara nziza kugira ngo ahindure imyitwarire yiwe cyangwa se ingendo ye itari nziza, birashoboka rwose mu buzima. Rero nyamuneka, waba uri umukozi mu kazi runaka, gerageza kugira ngo ugendere ku mategeko n'amabwiriza y'akazi ukoramo. Nimba uri umumotari, nyamuneka menya inshingano yawe. Nimba uri umushoferi nuko. Uri umwarimu, gerageza kwigisha bijyanye n'ibyo wize. Wiba wa wundi usanga bafite ubumenyi ariko atashaka kubutanga ngo asangire n'abandi ubumenyi bw'ibyo yungutse. Gerageza inshingano yawe uyikore neza. Nuyikora neza, uzaba uhinduye amateka, ameze nk'uyu muntu usoma ibitabo ariko adashaka kugira ngo ahinduke ngo agendane n'icyerekezo cy'icyo gitabo icyo cyamubwiye. Nimba ari ibitabo bijyanye n'icyamuteza imbere, ugasanga ntabwo arimo arahirimbanira icyatuma atera imbere. Rero murakoze cyane, turabakunda cyane kandi muri inshuti z'akadasohoka. Murakoze cyane.